uko wavuze uti bene muntu nimusubire iyo mwavuye mu maso yawe imyaka igihumbi ni nk'umunsi w'ejo wahise ni nk'isaha imwe y'ijoro nyagasani watubereye ubuhungiro uko amasekuruza yagumye gusimburana. Ubuzima bw'umuntu ubukuraho nk'ibitotsi bishyira mu gitondo nk'icyatsi mu gitondo kirarabya ururabyo rugakura nimugoroba rukarabirana rugahumuka. Nyagasani watubereye ubuhungiro uko amasekuruza yagumye gusimburana. Utwumvishe ko iminsi yacu imaze bityo tuzagira umutima ushishoza uhoraho tugarukire uzaturakarira na ryari bari abagaragu bawe nyagasani watubereye ubuhungiro uko amasekuruza yagumye gusimburana. Utugwiriza ineza yawe kuva mu gitondo kugira ngo duhimbarwe iminsi yose y'ubugingo bwacu. Nyagasani Mana yacu utugaragariza ubugwaneza bwawe ukomeza imirimo y'amaboko yacu. Nyagasani watubereye ubuhungiro uko amasekuruza yagumye